Bakunzi banjye b'Isaro Life TV nongeye nagarutse nkuko mpora mbibabwira rero mba nabashakiye utuntu n'utundi ku muntu waba ugeze hano bwa mbere turamusaba gukora subscribe agakora like agakora share ndetse agashyiraho na comment uko abyumva. Uyu munsi rero bakunzi banjye nabateguriye ikintu bita bita melon cyangwa se bita momoridika charantia. Ni ukuvuga ngo rero ni imboga nziza cyane zifasha umubiri wacu. Nababwiye ngo nzajya mbashakira utuntu n'utundi, uru narwo ndaruzanye. Bita melon rero izwi kandi nka bita gourd cyangwa se calavera. Ni imboga ifite umunyu n'ururenda ariko ikagira akamaro kanini ku buzima bw'umuntu, hanyuma ikagira n'akantu k'agasharire. Ako gasharire rero niko gatuma ibintu bimera neza cyane. Ikaba ikunda gukoreshwa cyane mu gikoni cy'Abanyaziya, Abanyafurika, mbega ni traditionnel medecine. Ni ukuvuga ngo ni umuti wo mu gikoni, utabizi niba ari bwo ukigera aha ngaha ubimenye. Uyu ni umuti wo mu gikoni. Ufasha kugabanya isukari yo mu maraso, bikunda gutera diabete. Irimo charantin, polypeptide, EP na visine bifasha kugabanya isukari yo mu maraso. Ifasha cyane abafite diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Izi mboga rero ntimukajye muzibura. Ifasha igogorwa ry'ibiribwa, ituma igifu n'amara bikora neza, igafasha kurwanya constipation no kongera apeti. Ni ukuvuga ngo rero bene izi mboga iyo uziriye uba wumva mu kanwa zirura, zifite akantu kameze kajya kumera nk'akarure, ariko iyo zigeze imbere mu mubiri ndabibakumbuje zifasha umubiri kugubwa neza. Ku bantu bafite n'umubyibuho ukabije bifasha kugabanya ibiro. Ifite kalori nkeya kandi ikagira fiber nyinshi, bigafasha kugabanya ibiro no gutwika amavuta. Ikindi rero ku bantu baba bafite nk'ikibazo cy'umwijima, aha ngaha uba ugikemuye kuko isukura umwijima, ikavana ibinure bibi mu mwijima. Ni ukuvuga ngo uburozi bwose buba buri mu mwijima ibukuramo, umwijima wawe ugasigara wera ati. Ni ukuvuga ngo rero izi mboga kuri buri umwe wese ushaka kwirinda ibibazo turi kuvuga aha ngaha, cyangwa se waba ubifite, ntakajya abura izi mboga mu ndyo akoresha. Ikindi kandi yongera ubudahangarwa bw'umubiri kubera vitamine C irimo na A ndetse na antioxidant bifasha umubiri kurwanya indwara zitandukanye. Uru ruboga ni rwiza cyane mureba aha. Ushobora kurukoramo ji ukarusya, ukaba wakoresha amazi yarwo, cyangwa se ukarukoresha nka smoothie, ikintu cy'igikoma cyarwo, cyangwa se ukanaruteka mu buryo busanzwe, ukatagura duto duto, kongeramo nk'ibitunguru n'utundi tuntu, udushyimbo, utuntu turabagera two mu gikoni. Hanyuma ushobora no kongeramo n'amagi, hanyuma ukabirya ufite apeti. Ndabigutuye buri kwikingira ku bintu byinshi cyane. Ifasha kugabanya cholesterol mbi LDL, kuko iriya cholesterol mbi iba mu maraso. Iyo uriye kuri izi mboga bihita bifasha umutima n'imitsi gukora neza, kuko biriya binure bibi bihita ako kanya bishonga bikava bigahunga muri make bigasohoka. Ikindi ifasha kurwanya kanseri nk'inyunganizi. Irimo antioxidant zifasha kurwanya gukura n'uturemangingo twa kanseri, nubwo atari umuti wa kanseri. Ariko iyo ukoresha uru ruboga rwa bita melon, ni ukuvuga ngo ruragufasha. Niba hari amaserire yaratangiye kwirema mu mubiri wawe ya kanseri, icyo gihe rugufasha kuyacogoza. Urumva ko rero uru ruboga ni ingirakamaro cyane. Bakunzi banjye b'Isaro Life TV, narababwiye ngo ikintu cyatuma mumera neza kikabagira akamaro ntabwo nzagicaho. Nanjye ibitabo mba ndi nabyo, abashakashatsi ibintu bagiye bavuga ku bintu bituma umuntu amera neza ndi nabyo. Nzajya mvumbura akantu gatuma ubuzima bwanyu bugenda neza n'ubwanjye nkabagezeho. Icyo cyo ndakibasezeranyije.
Ikindi kandi ifasha uruhu n'amaraso, isukura amaraso ikanagabanya indwara z'uruhu nka acne na indwara zikunda gufata uruhu. Icyitonderwa kandi kurenza urugero bishobora kugabanya cyane isukari mu maraso. Abagore batwite n'abafata imiti ya diyabete bagomba kubanza kugisha inama muganga. Ugomba gukoresha duke ku rugero, ntabwo ari ukubyihata, kuko narababwiye ngo iyo ikintu ugikoresheje ku bwinshi uko byagenda kose kigira ingaruka. Ni ukuvuga ngo rero uru ruboga rugira n'amavitamine ndetse n'imyunyungugu. Twavugamo nka vitamine C yongera ubudahangarwa bw'umubiri, vitamine A cyangwa se beta carotene nziza ku maso n'uruhu. Ni ukuvuga ngo iyo ukunda gukoresha iyi ngiyi bitamelon, ni ukuvuga ngo ugira uruhu rusa neza kandi n'amaso yawe akongera akagira ubuzima, ukarushaho kureba neza nta bibazo byinshi uhuye nabyo. Habamo n'izindi vitamine nka B1, B2, B3, B6 zifasha imitsi n'ingufu. Bakunzi banjye mwibuke yuko nababwiye ngo ibintu bijyanye n'amavitamine narabisobanuye mu mavideo yabanje. Nujya ukenera kumenya vitamine tuba tuvuze aha ngaha ubusobanuro bwayo n'aho ushobora kuyisanga mu bindi biribwa, ujye usubira mu mavideo yanjye wandikemo nka vitamine runaka, izajya ihita hanyuma uyisobanukirwe neza kugira ngo ubashe no gufungura bimwe mu byo ibonekamo, hanyuma ubuzima bukomeza kugenda neza. Mwibuka ko nababwiye ngo bitewe n'aya mabreviyasiyo tuba dukoresha izi mpine z'amagambo, ushaka kwibaza ati si ibi bintu ari kuvuga ni ibiki? Wenda tuvuge ugeze nka hano ari ubwa mbere, ujye uhita ujya mu mavitamine uvuga uti reka ndebe iyi vitamine icyo ivuga n'akamaro kayo naho nayisanga, hanyuma usubire mu mavideo yanjye uzajya uyisangamo uyisobanukirwe neza, urebe n'ahantu ushobora kuyikura. Harimo n'icyo bita folate aricyo benefu, ni ingenzi cyane ku bagore batwite, ariko nababwiye ngo abagore batwite namugomba kuyitondera kuko ufata nk'urugero ruto cyane cyangwa se ukabanza kubaza muganga mbere yo kubikoresha. Habamo na za potasiyumu na za iron, magnesium, calcium na za zinc. Ibi byose narabivuze, imyunyungugu, amavitamine. Bakunzi banjye rwose nabanje kubibaha mu magambo make kugira ngo bitazajya mbega bibabera inshoberamahanga. Nabanje kubisobanura ku buryo buhagije. Ndabasabye bakunzi banjye rwose mujye musubiramo mubyumve neza, kuko kongera kubisesengura bitwara umwanya muremure. Hanyuma rero hari icyo tutakwirengagiza dukurikiza ibyo abashakashatsi babivuzeho, nk'ingaruka ku bantu bashaka kuba bafite nk'isukari nyinshi mu maraso, bishobora kuyigabanya, bishobora no gutera isesemi, kuruka cyangwa impiswi. Icyo gihe iyo ubibonye gutyo ushobora guhita uyihagarika. Ikindi kandi ntiyemewe ku bagore batwite nk'uko nabivuze mbibabwira, ntinakwiriye kandi ku bana bato. Ikindi ku bantu banywa imiti ya vitamine imiti ya diyabete ishobora kwivanga n'imiti, ni ukubyitondera ukabanza ukabaza muganga. Kandi ikindi nk'inama z'ingenzi tuba tugomba kuyikoresha ku rugero ruringaniye, cyangwa se ukagisha inama muganga mbere yo kuyikoresha nk'igihe kirekire. Bakunzi bangira nk'uko mpora mbibabwira mbibasubiriramo, uyu munsi ni uru ruboga nari nabateguriye rwa bitamelon Mumuridika Charantia. Bakunzi banjye rero muzajya mwumva mvuga ibintu bimwe na bimwe, kuko bimwe mba nabikuye mu bitabo bijyanye n'ibikoni by'abantu bo muri Aziya, ibitabo bitandukanye
ni ukuvuga ngo nk'ikintu runaka hari igihe kiba gifite nk'izina runaka bizwiho nko mu gihugu runaka uko bacyita, nk'ubu nk'Abahinde bakunda kuyita nka karera, ariko ahantu mu masoko y'inaha birahari. Navuga yuko ibintu byinshi mba nabanje kubitesitinga kugira ngo umenye uko bimera n'uburyo bikoramo. na gu yabyo ndayitesitinga mbere yo kubibabwira. Ibi ngibi nabyo ndabikoresha, ukata duto cyane ukavanga n'ibitunguru ukararura, ukavanga n'ibitunguru ushaka wanashyiramo n'udushyimbo ukabirya nk'uko kundi wenda wumva abantu barya nk'intagaraso ukumva karashariramo, ariko ni ukuvuga ngo nyine uba uri kurya umuti. Ibyo gusharira nyine uhita uha ubwonko yuko ibyo gusharira bitakureba, hanyuma ukabikoresha muri ubwo buryo bigatuma ubuzima bwawe bugenda neza. Bakunzi banjye rero, nshimye abantu bose mwarebye ikiganiro kugera ku musozo. Nkaba nshimira n'abantu bakoze subscribe, n'abantu bakomeza kutureba, n'abantu bakomeza kunyibutsa bakavuga ati kutari kuduha akavideo. Mwese ndabashimiye, mukore share, mukore like, mushyiraho comment uko muri kubyumva. Naho ubutaha kandi ndabakunda, murakoze.